Rero mumeze mute uyu munsi twagarutse ku muyoboro wacu wizewe aho tuganirira ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro ko kujyana nk'umugore n'umugabo kwisuzumisha inda mu gihe umugore wawe atwite. Rero n'ubusanzwe ubundi umubyeyi ajya kwipimisha inda cyangwa se kwisuzumisha inda inshuro 8. Muri izo inshuro 8 zose usanga abagabo bibanda ko bagomba kujyana n'abagore babo ku nshuro ya mbere, ariko ubundi buri nshuro uko agiye kwisuzumisha mwagakwiye kujyana muri izo nshuro 8 zose, kuko iyo umubyeyi ajyanye n'umugabo we kwisuzumisha icya mbere, umugore aba atekanye, aba ari safe, aba yifitiye icyizere, kandi iyo hagize icyo babona kidasanzwe ku mubyeyi, umugabo nawe aba ahari bakakimubwira ahari, ntihagire ikibazo bitera. Rero kujyana n'umugore wawe cyangwa se kujyana n'umugore n'umugabo kujya kwisuzumisha inda ni iby'agaciro kandi ni ingenzi, kuko icya mbere iyo hari indwara ifitwe n'umwe muri mwebwe murayimenya, mukayimenyera hamwe, bakayibabwira, mukareba uburyo muzitwara kugeza umubyeyi atwite anabyaye gutyo gutyo. Cyane cyane iyo mwajyanye babafatira ibizamini mwese, bakareba uko muhagaze, ikindi bakareba ubwoko bwanyu bw'amaraso, bakareba niba hari indwara zandura mufite, cyane cyane nk'izandurira mu mibonano mpuzabitsina, sida, imburugu, imitesi n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Urugero nka HIV, niba basanze umwe ayifite cyangwa bose batayifite, hari abajya babimenya icyo gihe baje kwa muganga, bababwira uko mwitwara nka couple discorde cyangwa couple umwe abana n'ubwandu undi atarwana nabwo, bakababwira uko muzitwara kugira ngo umwana atandura mu gihe umubyeyi amutwite cyangwa se akazandura amubyara. Ikindi nka mburugu, sifilisi, iyo umubyeyi ayifite agomba guterwa imiti igakira, kuko igera ku mwana ikorosinga placenta cyangwa se ica mu ngobyi y'umwana ikagera ku mwana, umwana nawe akazayivukana cyangwa akavukana ibimenyetso byayo. Rero ni ingenzi cyane kujyana n'umugabo mwashakanye cyangwa se n'uwo mwabyaranye, kugira ngo mumenye mwese uko muhagaze, hanyuma bizafashe urugendo rwo gutwita ruzagende neza, kandi umubyeyi azabyare neza hatabayemo ibibazo by'uko indwara mwari muyifite ariko mutabizi mukazayimenya n'umwana yaranduye. Ni ingenzi cyane kujyayo kugira ngo nihagira n'ikibazo babona ku mwana, mwese mubyumvire hamwe, nihagira ikibazo kiba ku mubyeyi mubyumvire hamwe, hatazagira n'umwe utungurwa ugasanga bibaye ibibazo nyuma mutangiye kwitana ba mwana kandi mwari kubimenyera hamwe. Rero bagabo, bagore, nabashishikariza yuko umubyeyi wawe niba atwite muherekeze kwa muganga, cyane nawe mugore utwite bwira umugabo wawe aguherekeze, kuko bizagufasha mu rugendo rwawe rwo gutwita. Uzumva uri confident, uzaba uri safe, kandi icy'ingenzi cyane ni uko mwese bazabafata bakareba uko ubuzima bwanyu buhagaze. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.